muraho neza ndabasuje mwese abakunzi bacu dukurikiye muri kumwe natwe hano kuri Trabanews TV ndabakiriye kandi mbahaye ikaze nanone mu biganiro byacu Imana ibaha umugisha. Turacyari mu rugo rero hano mu rugo mu muryango mu byinshi tuganira. Ndabashimiye ndashimira mwebwe mwese mudukurikira, ndashimira mwebwe mwese mudukurikira bucece, ndashimira mwebwe mwese mudukurikira mukanatwandikira mwese muhabwa umugisha. Rero ndashimira abamaze gukora subscribe kuri Trabanews TV, abatarayikora namwe ndabibukije kandi mwese ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero nishijwe no kongera kugaruka nganira namwe kandi nongera kugaruka mbifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza mu muryango. Mukomeze munezerwe kandi mukomeze guharanira umunezero mu muryango, ko twarabibonye neza ko kunezerwa k'umuryango ari byiza kandi ko kunezerwa k'umuryango bishoboka. Ushobora kuba mu rugo rwawe rero unezerewe rwose, birashoboka. Imana ikomeze kubidufashamo. Rero turi kuganira kuri byinshi bitandukanye. Ubushize twaganiriye ku bigendanye n'ibikomere byo mu mutima. Ibikomere byo mu mutima tureba ese umuntu akomerekera hehe, ese ni gute umutima ukomereka, ese ni gute umutima ukira, ese umuntu akomereka bigenze bite, ese umuntu akira igikomere cye bigenze gute. Ni urugendo rutoroshye rero, niyo mpamvu tunabiganiraho tukongera tukabigarukaho. Ni urugendo rutoroshye ariko rushoboka. Ni urugendo rushobora kuba rutoroheye umuntu cyangwa uwundi, ariko ni urugendo tubona ko rushoboka ku muntu cyangwa uwundi. Rero Imana ishimwe. Ibikomere rero byo mu mutima birakira, twabonye ko bishobora kuvurika. Tubona ko mu gukira ibikomere cyangwa se mu kugira umunezero w'ubuzima cyangwa urugo rwacu, ari byiza ko tuganira ku hahise hacu, cyangwa se ari byiza ko tuganira ku buzima bwacu nk'umuryango, cyangwa se ku buzima bwacu nk'umuntu ku giti cye, ku bagize umuryango. Buriya ushaka kuzicaza umugore wawe mukaganira ukamubaza nimba harawugeze kumukomeretsa, cyangwa umugore akaba yabaza umugabo aho yaba yigize kumukomeretsa. Hari igihe uzasanga hari wenda wari ubizi cyangwa se utabizi, ariko ni byiza ko abari mu muryango cyangwa abari mu rugo baganira kuri byinshi bitandukanye. Rero mu gufata ingamba zo gukira ibikomere, twabonye ko tugomba kwitekerezaho tukanarenga kuva kuri twe ubwacu tukagera no ku bandi. Hari kenshi twasanze ko mu buzima usanga umuntu hari imyitwarire afite ishobora kuba idahwitse, umuntu akajya bisubiramo abandi anabivuga ati ngewe nteye gutya, ngewe nteye gutya, ukagira ngo uko uteye ni byiza byo kwirata, nyamara uko uteye kubi ntago ari byiza byo kwirata. Ngo ngewe ngira umujinya, ngira amahane, aba barabizi, sinjya ngira gutya, sinjya mvugirwamo, aba barabizi, umugabo wanjye arabizi, umugore wanjye arabizi ko ndakara nabi cyangwa cyane. Ukagira ngo uko uteye kubi ni ibintu byiza byo kuba wakwirata mu bandi, ariko nyamara ntago uko uteye kubi ari ibintu byo kwirata mu bandi, ahubwo burya ni indwara yo kwivuza. Rero dusobanukirwe n'ibintu byinshi biranga imyitwarire yacu cyangwa se biranga imyitwarire y'abacu. Uko uteye kubi rero ntago ari icyiza, ntago ari icyiza wakwirata, nta nubwo ari icyiza kitahinduka, si icyiza wakwirata kugira ngo ujye bisubiramo abandi ngo nuko ntenge, nuko umeze, nuko umeze, nyamara atari kwiza. Rero ntabwo ari icyiza wakwirata burya, ahubwo ni indwara wakwivuza kandi igakira, kugira ngo abari ku ruhande rwawe cyangwa abari hafi yawe nabo bagusoromeho ibyiza. Rero hari ukuntu iyo umuntu atazi Imana, nababwiye ko no mu rugendo rwo gukira ari byiza no kumenya Imana. Hari ukuntu iyo umuntu atazi Imana yumva gukira igikomere cyangwa kureka ikibi yamenyereye akagira ngo ni igisebo cyangwa biteye isoni. Akavuga ati se umugore wanjye ko yamenyereye ko mubwiza inani na rimwe, umunsi nzamubwira neza ntazasuzugura. Oya, wamenyereye kumubwiza inani na rimwe, wamenyereye kumubwiza amahane, ariko buriya nunamubwizanya ubugwaneza n'ubundi azakomeza kubahe, azakomeza gukunde, nta ngorane. Hari umudamu umwe yaranyandikiye aranyibwira, ambwira ko ari umumama wubatse. Yarambwira ati bino biganiro maze iminsi duha byo gukira ibikomere, ati ngiye byaramfashije, ati nabaga mu nguni yanjye nzi ko ari nge ngenyine wagowe, nzi ko ari nge ngenyine washavuye mu buzima. Ambwira ibintu byinshi byagiye bimubaho, noneho ageze no mu rugo yarazi ngo agiye kuruhuka cyangwa se agiye gutuza cyangwa kunezerwa, ageze no mu rugo nabwo ahahurira n'ibindi bikomere. Arambwira ati rero ati nari nzi ko ari nge wakomeretse ngenyine, atariko ati buriya waratubwiye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ati ngewe mpita numva ameze nk'umuntu uvutse bwa kabiri.
kabiri arambwira ati meze nk'uwavutse ubwa kabiri, ati hari ibintu byinshi nisanzeho ntari nzi, ati hari n'ibintu nafataga nk'aho ari ibintu bitahinduka, ati ariko naje gusanga burya nari nkomeretse bikabije. Ati ugitangira ibikomere nabiganishaga ku bandi, nkabiganisha ku mutware wanjye n'abangose, nkabiganisha ku bandi dukorana bambabaza cyangwa se bambangamiye, ati kubwi naje gusanga atari uko bambangamiye, atabwo naje gusanga ari uko ari njye ukomeretsa aho ari kubarusha. Rero arambwira ati mu by'ukuri ibiganiro byawe kubitega amatwi no kubikurikiza no kwisuzuma, ati byambereye nko kuvuga ku bwa kabiri. Ubwo rero Imana ishimwe ko abantu ko bagenda biyongera ubumenyi cyangwa bagenda baganira ku bintu runaka, bituma abantu hari ubumenyi bundi biyongera kubwo bari bafite. Rimwe na rimwe bakaba nk'uyu mudamu wansekeje ati rwose byemeze nk'uwavutse ubwa kabiri, ati kuko mvuga kuri ibi bintu byambereye nko kuvuga ubwa kabiri, kuko nisanze ndi mu isi irimo abandi bantu, ati najyaga ntekereza ko ari njye wakomeretse njyenyine, nkumva ni njye washavuye, ati nkumva ni njye wababaye, kuba nari narahuye n'ibi mu buzima, nagera no mu rugo nkongera ngakomerekera mu rugo rwanjye, ati numvaga isi indangiriyeho, rimwe na rimwe nkumva ndi mu nguni ya njyenyine, ati ariko nk'uko wabivuze naje gusanga atari jyenyine wakomeretse, hari abandi bakomeretse kundusha, kandi naje gusanga ngomba kwiga no kubana n'amateka yanjye, nkabana nabyo kandi ubuzima bugakomeza. Hari igihe rero umuntu mu buzima agira igikomere cyangwa se akagira ingaruka y'igikomere, ikaba yamugiraho ingaruka ntabimenye, ukaba uri mu bandi ukajya ugira ngo igikomere wagize ushaka kubikora ubizi cyangwa utabizi. Igikomere wagize cyangwa se ibikomere byawe byo mu buzima bwawe wagize, ukagira ngo byabaye nk'ibikoresho byo gukomeretsa abandi, ukabaho nko muri situation runaka, ukagira ngo ukabaho wenda uba mu kintu kikubabaje cyangwa ukaba uri nko mu kintu kitari cyiza n'urugero sinzi kugenda ubutange, ukabaho nko muri situation wenda itakuryoheye cyangwa se itakunogeye, ukagira ngo abandi bose barabibona, cyangwa se ukabaho wenda ufite ikintu kikubabaje, ukagira ngo abantu bose barabyumva nk'uko ubyumva cyangwa barababara kuko nawe ubabaye. Hari igihe rero umuntu aba mu kibazo cyangwa se akagira ikibazo runaka, akagira ngo abantu bose ubwo nyine barabibona. Tuvuge nimba wenda ushomereye cyangwa se ufite ubukene runaka ku kintu runaka, ukajya ugira imyitwarire muri societe nk'aho abantu bose bagomba kumenya ko ukennye cyangwa kumenya ko ushomereye, noneho ukagira imyitwarire mubi ku bandi nyamara we ntubimenye, ukagira ngo cya kibazo ufite abantu bose bagomba kumenya ko ugifite cyangwa bagomba kubyumva nk'uko byumva, ukavuga uti njyewe naribabariye mu ndeke, njyewe ibi n'ibi, ukagira ngo mbese ukuntu byumva niko bakuzengurutse babyumva, byo bikakuba byagutera indi myitwarire itari myiza mu bandi, indi myitwarire idahwitse mu bandi. Umugore ashaka kugira ikibazo runaka, yenda akagira ngo abari mu rugo rwo rwose bazi ko ikibazo gifite, cyangwa se akagira ngo ari muri urwo rugo ikibazo afite baragiha uburemere nk'ubwo agiha. Umugabo akaba yagira ibyamubangamiye mu kazi cyangwa mu rugo rwe, ariko akabaho nk'aho abantu bose bazi ikibazo afite, cyangwa se nk'aho abantu bose bagomba kumva ibyo abayemo cyangwa ibyo afite mu mutima. Rero hari igihe ushaka kubaho mu buzima bukomeretsa abandi kubera ibikomere wowe utabizi, ukabaho ubabwira uti njyewe kandi njyewe buriya, ugahora muri njyewe buriya, ukagira ngo nyine igikomere ufite cyabaye igikoresho ko cyo kugira ngo nawe ukomeretse abandi. Hari abantu rero babaho bafite ibikomere runaka, bya bikomere afite cyangwa yagize bikaba intwaro yo gukomeretsa abandi mu buryo cyangwa ubundi, kandi wenda abizi cyangwa atabizi. Ni byiza rero kuganira ku bintu nk'ibi, ni byiza ko abantu baganira no ku bikomere bafite, bakaganira ku bikomere banyuzemo kugira ngo bafashanye. Buriya kuvuga cyangwa se kugira uwo ubwira cyangwa se kugira umuntu ukumva, nabyo birafasha mu buzima cyangwa se birafasha muri ya nzira yo gukira ibikomere. Ushaka kuvuga uti njyewe nta muntu mfite nizera, nta muntu mfite naganiriza, ariko urebye neza wamubona. Ni byiza kugira umuntu uganiriza. Ushobora kuvuga uti nawe mfite, reka nicare mfukame mbibwire Imana, reka njyewe nsenge mbibwire Imana yanjye, reka wenda mfate ikaramu n'urupapuro nandikira Imana, ukandika nk'uri kwandikira Imana. Cyangwa se ukavuga uti ndashaka kuzabwira umugore wanjye amateka ngi cyangwa se ibikomere nagize mu buzima bwanjye, ukavuga uti reka mfate urupapuro mwandikire, reka mfate urupapuro nse n'uwandikira umugore wanjye mubwire ibi n'ibi, ugashishimura amateka yawe ukayamanuka. Cyangwa se ukagera igihe ukavuga uti reka uyu mugabo tumara imyaka iyi n'iyi hari ibintu ntamubwiye,
reka mfate urupapuro n'ikaramu mwandikire. Uko umwandikira uraruhuka, uko umwandikira hari ibyo wibuka wenda utari unazi, utajya unibuka, utajya guha agaciro. Uko rero wafashe umwanya wo gusubira mu buzima bwawe, gusubira ahahise hawe, ushaka gufata umwanya ukaganiriza umuntu, ushaka gufata umwanya ukaba wamwandikira. Uko umuganiriza uraruhuka, uko wandika uraruhuka, ushaka kuganira umuntu ukumva n'amarira araje. Ni byiza kurekura amarira ukarira, buriya hari ukuntu biruhura ku mutima. Nimba uri kwandika, ushaka kuba uri kwandikira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, cyangwa uri kwandikira Imana, cyangwa uri kwandikira muganga simbizi, cyangwa uri kwandikira umujyanama runaka, ukandika. Uko wandika hari igihe wumva amarangamutima akurushije imbaraga, ukumva n'amarira araje. Nimba uri kwandika ukumva wenda no kurira biraje, urire ntubihagarike, nabyo birafasha. Buryo no kutarira nabyo hari aho byangiza. Hari ahantu nigeze kujya kwa muganga, umuntu ambwira situation y'umuvandimwe yaraje kuvuza, yagize ikibazo hariya hari ibishenyi bari bagiye kwivuza amaso. Noneho umuvandimwe we ikibazo yari yaragize cy'amaso, kwa muganga basanze ari imitsi irekura amarira itarigeze ikora. Yahuye n'ibibazo, yagize ibibazo mu buzima, yarakomeretse ku buryo umubabaro we yagize, umubabaro yagiraga niwe wamwemereraga gusohora amarira. Hari igihe utarira utiyenda nihagarareho batanseka, hatagira ubona irira ryanjye. Ibi ni ushaka kuba warabaye ukarira nk'umuntu agahita amarira yawe atesha agaciro, batubifata decision kutongera kurira mu buzima. Ushaka gufata decision bigasohoka muri wo cyangwa ntibisohoke. Umuvandimwe rero ikibazo yari afite, yaragize ibikomere cyane byinshi, ntiyagira igihe cyo kurira, abura umwanya wo kuba yarira, abura umwanya wo gusohora umubabaro we mu buryo bw'amarira. Buriya amarira hari igihe adufasha no gusohora umubabaro w'umutima. Noneho uwo muvandimwe yagize igihe kinini cyo kubabara, agira umubabaro ku buryo atigeze arira, yamaze imyaka myinshi atarira. Agiye rero kwivuza hari abishenye ku ivuriro ry'amaso, basanga ikibazo afite gikomeye kigiye gutuma bamubaga amaso ni ukutarira. Yagize imyaka myinshi atarira, atari uko atabufite amarira, ahubwo kwihagararaho no gufunga amarira bigatuma imitsi y'amaso yangirika. Ya mitsi ishinzwe gusohora amarira mu maso bituma yangirika, akajya arwara umutwe udakira, umutwe bivaho amaso ararwara, araremba biturutse kutabasha gusohora amarira ye mu gihe cy'umubabaro. Igihe babaye igihe cyo kurira agafunga ya marira, za mbaraga akoresha ngo afunga amarira, za mbaraga akoresha ngo atarira, adasohora amarira ku maso, bigenda biramwangiza mu mutwe, biramwangiza mu mutima, kugeza ubwo byangije imitsi y'amaso. Baramubaga. Ubwo hamwe n'ubuntu bw'Imana, hamwe no gusenga, azagenda akira buhoro buhoro. Rero kugira no mubabaro rimwe na rimwe ntugire ahantu usohorera, birababaza, biravuna mu buryo cyangwa ubundi. Ushaka kugira umubabaro rero ugatuma utarira, ukagira umubabaro aho wakarize nturire. Ni hahandi uzasanga nk'abagore akenshi bikunze kutubaho, ukabuganira n'ikintu ukibuka nk'ikintu cyakoroshye ukabura rize, ubwo nyine mbese. Ariko hariho umuntu uvuga ati se ninganira none akamburera amarira, ndabasebye, ndaba wenda bigeze. Hari abantu nyine bafite ukuntu bifata ukuntu. Ni byiza rero kwifata mu marangamutima rimwe na rimwe ni byiza, ariko hari n'aho nanone kwifata mu marangamutima rimwe na rimwe ari bibi, ushaka kutugiraho ingaruka izi n'izi. Ushaka kuba uri kuganirira umuntu n'ikintu cyakubabaje, ukabyibuka rimwe na rimwe, ukavuga uti sindi burire. Ariko ni byiza ko nimba uri kumwe n'umuntu mwicaye ahantu habemerera kuba warira, nta kibazo ushaka kurira. Ushaka kuganiriza umuntu rimwe wanarira nawe akanagufasha cyangwa se ukavuga uti nindira biragenda gute, cyangwa se ukagutereka ngiye mbanze nicare ibi bintu mbanze mbyiganirize, mbitekerezeho, nindira ndire njyenyine, hanyuma nimara kurira njyenyine, ubwo ndaba nduhutsemo gake. N'ukuntu no kurira wenyine bigufasha. Umuntu rwose akarira bikaba byamufasha. Kurekura amarira rero mu gihe cyayo, kurekura amarira mu gihe cyo kurira nabyo ni byiza, biraruhura. Buri ibibazo cyangwa se imibabaro twinjiye mu mutima, cyangwa mu mubabaro twinjiye mu mutwe cyangwa mu mutima, ushaka kusohorera mu bintu byinshi bitandukanye. Ushaka kusohora mu kwa kundi amarira asohoka muri wowe, hari ukuntu umubabaro ushaka kugendera muri ayo marira ukaba wagabanya. Rero ubwo nari mbaha urugero rw'umuvandimwe w'umushiti wanjye yagize ikibazo cyo kugira umubabaro, na wa umubabaro muke wari gusohokera mu marira arawugumana, akajya afata amarira ye. Rero ibituma umuntu atarira ni byinshi. Ushobora kurira wenda ufite umugabo akakubwira ati se amarira yawe n'ibi, cyangwa se nurira gukina gutya, ukabura umugabo wenda muri wowe ugirira amarira. Hari n'abagabo bagira amarira bakagira amarangamutima atuma basohora amarira, avuga uyu mugore azajya aseka nindira ibi n'ibi, cyangwa umva nawe akakubwira ati ubuse kugira amarangamutima ameze uku, ku kintu cyose bakubwiye kimeze gutya urira, umugore wawe ntazaguseka nurira, abana bawe ntibazaguseka nurira. Buriya hari ukuntu dutangira amarira yacu biri ngombwa cyangwa bitari ngombwa.
rero buriya hari ibintu byinshi bishobora kugira ingaruka ku buzima bwacu tubizi cyangwa tutabizi. Igihe rero uri gutekereza ku mateka yawe bikaba ngombwa ko urira, nimba hageze ko usohora amarira ntukayakomeze kuyamira. Hari aho biba ngombwa ko umuntu asohora amarira, waba umugabo waba umugore. Hari aho bishobora gushoboka ko usohora amarira, waba umwana cyangwa waba umuntu ukuze. Burya imibiri yacu ko Imana yaturemye ikaduha imisatsi, ikaduha inzara, ikaduha n'amarira, ikaduha n'amacandwe. Burya buri kintu cyose gifite umumaro kimara cyangwa se gifite icyo kigomba gukora mu mubiri w'umuntu. Rero reka ni kubarambira, reka mbe nsoreje aha ngaha. Mukomeze mutwandikire, mukomeze musangize bagenzi banyu ibi biganiro byo kuri Flavour Show TV. Ndabashimiye mwese bakomeje kumpa ubutumwa bugufi mu gikari cyangwa se kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. Mutwandikire na hano, cyo twandikire ubona n'undi yagisoma ntacyo bitwaye kucyandika muri comment. Ndumva nta banga ririmo. Ibi bibazo cyangwa se ibikomere biri rusange mu bantu, ubuzima tubaye musanga kenshi ari bumwe, utabajwe n'iki, abajwe n'iki, utarakomerekejwe n'iki, yakomerekejwe na kiriya. Ibintu byose mu buzima birashoboka, ariko cy'ingenzi ni ukwiringira Imana, cy'ingenzi ni ugufunguka tukaganira, tukagira abo tuganira. Rwose nubwo abantu wenda bashaka kuba ari abakubabaje cyangwa baguhemukiye, hariho abantu babizerwa bakiriho, abizerwa barahari. Ushaka kugira umwizerwa wizera, rero no kubaho nta muntu n'umwe wizera ku buryo wamuganiriza na kuko byo ni ikibazo. Ushaka kutaza kuri social media gutya ngo ugiye kuganira n'umuntu byawe cyangwa byose simbizi. Hari abashobora kujya ku karubanda bakaganira, ariko ushaka no kuganira mu bwihisho cyangwa mu rwiherero, ukagira umuntu mwicarana mukaganira mwiherereye, hamwe no kurira ukarira. Rero hari ibintu byinshi bituma abantu batinya kuvugisha abandi cyangwa se batinya kubereka imbamutima zabo bitewe n'impamvu izi cyangwa izi. Hari n'uzabona wenda yatinyutse mu buryo bukaze cyangwa mu buryo burengeje, nawe ugasanga wenda ni ibikomere bimutera simbizi. Gusa tubabarira abantu, tubabarire abaturi iruhande, tubabarire abatware bacu cyangwa abafasha bacu, tubabarire abana bacu cyangwa ababyeyi. Buriya hari igihe umubyeyi ashaka gukomeretsa nawe yarakomeretse atabizi. Hari uwo mwashaka, hari igihe uwo mwashakanye ashobora gukomeretsa kubera nawe ibikomere yifitiye, nyamara atari uko agambiriye kukubabaza. Reka rero Imana ikomeze kudufasha. Mbifurije mwese gukira ibikomere byo mu mutima. Tuzanaganira uburyo nyine n'umuntu ashobora kubaho adakomereka kandi nyakamara ibyamukomerekeje bigihari. Ibyo byose tubishobozwa n'Imana, tubishobozwa n'ubuntu bw'Imana. Hari ibintu twebwe muri kamere muntu tutakwishoboza, ariko hamwe no kumenya Imana no kugira umwanya wo guharanira kubana n'Imana, Imana ikagenda idushoboza byinshi tutakwishoboza. Murakoze rero, ndabashimiye. Mukomeze kugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane.